gutsindishirizwa tubona mu byanditswe byera ni igikorwa gikorwa n'Imana mu butabera bwayo, aho ideclaringa cyangwa se itanga umwanzuro, itanga iciteka, numva ari Ikinyarwanda cyiza, aho Imana iciteka mu rubanza rwayo ikavuga ngo uyu munyabyaha rwimbi ni umukiranutsi. Noneho uyu munyabyaha rwimbi ni umukiranutsi uri nta makemwa mu maso yanjye ndetse no mu maso y'amategeko yanjye, kubera gusa yabazweho gukiranuka kwa Kristo, kandi kubera gusa ibyaha bye byabazwe kuri Kristo. Muri kubyumva bavandimwe? Kandi ibi bintu biganza byakira bikaba ari ukwizera gusa, no kwemera ibyo bintu gusa, kandi ibyo bintu byabasha kugukiza. Muri kubyumva bavandimwe? Ntabwo dutsindishirizwa no kuba icyo gikorwa cyo kwizera ubwabyo, ahubwo dutsindishirizwa no gukira n'umurimo wa Kristo, cyangwa dutsindishirizwa na Yesu Kristo. Noneho kwizera n'uyo nzira binyuramo. We are justified through faith. Muri kubyumva bavandimwe? Ntabwo tuba justified nuko kwizera ubwako, ko kwizera ntabwo kuri kukugira umukiranutsi, kwizera ntabwo kuri kuriha ibyaha byawe, ahubwo Kristo niwe uri kuriha ibyaha byawe, kandi Kristo niwe ufite gukiranuka gukenewe. Noneho najya mwumva izo nshingano ziri kuba hano. Yesu niwe uri gutanga gukiranuka gukenewe kugira ngo ube intungane, kandi niwe uri kubihaniro bikwiriye ibyaha byawe. Muri kubyumva ibyo bintu? Data niwe uri kwanzura yuko uri umukiranutsi. Muri kubyumva bavandimwe? Noneho kwizera niyo nzira biri gucamo kugira ngo bikugirirweho. Muri kubyumva ibi bintu? Nuvuga ngo utizera ntabasha gutsindishirizwa, uwizera niwe wenyine ubasha kugira ute gutsindishirizwa. Nuvuga ngo kwizera ni ukwemera udashidikanya ibi bintu utareba, kuko ntabwo uri kubireba nyine biba, nta rukiko rurimo, ariko ibyanditswe bya nyine biri kubihamya. Ibintu utareba ko ari ukuri ukabyemera udashidikanya, ko ari byo byonyine bibasha kuguhagarika imbere y'Imana udatsinzwe. Ni ukwemera kutajyanye no kwemeranya n'ibintu, ahubwo kujyanye no kwemera kuzuye ko mu mutima wawe ukiyegurira ibintu byose ariko kuri konyine. Muri kubyumva bavandimwe?